twifuza guhimbaza uyu munsi mukuru w'ubuzima bwiza. Tukaba twawuhimbaza dukunda kuzirikana ya nsanganyamatsiko ihoraho igira iti Kiliziya Gatolika mu gutanga uburere bwiza, ubuhamya umwana ushoboye kandi ushoboye. Barimaza kandi umunsi w'imbabazi Gatolika tuzirikana ya nsanganyamatsiko yihariye y'umwaka w'amashuri igira iti umunyeshuri usukuye ni ishuri risukuye. Ayize ni gahunda y'abana n'izindi byabo zitanga ku musozo, aho abana basanze uburyo buzima buze kugira icyo bababwira, hanyuma bakajyana ku musozo n'izindi gahunda zikomeye. Twese rero abayobozi yambaye abanyeshuri berekeje umunsi mukuru w'ubuzima bwa Mariya, bakanabifurije umunsi mukuru mwiza w'uburezi Gatolika w'imyaka hano muri paruwasi yacu. Tuze kugira isengero ryiza dutuje, tukagendagenda abayobozi mudufashemo, byaba byiza twabazinikiye hirya no hino abana bari ndabona hari abantu mwese baho mubereye ndetse mu bana bacu bisize byari ko bazafasha bazafasha n'icyo bakora kwizera ko hari n'abo bantu kuko mwese
cyakendera kimugirire impuhwe ntuzamusuzugure ngo ukiri umusore. Koko rero ineza ugiriye so ntigera yibagirana, aho bizakubera impongano y'ibyaha byawe. Nugera mu makuba warazakwibuka, ibyaha byawe bishonge nk'amahembe y'ikanzu umucyo. Utererana se aba ari inkorashyano, nawe ushakuza nyina aba ari ikivume imbere y'Uhoraho. Iryo ni ijambo ry'Imana. ryo mu ibaruwa Pawulo Mutagatifu intumwa yandikiye Abanyaroma. Urukundo rwanyu ruzira uburyarya, ikibi kibashishe mu gihunge, naho icyiza mukihangireho. Mukundane urukundo rwa kivandimwe, mushyire imbere icyahesha buri wese icyubahiro. Mugire umwete ntimukabanebwe, nimushishikare mube abagaragu ba Nyagasani. Mwishimire amizero mufite, mwiyumanganye mu magorwa, ntimugahweme gusenga. Musangire n'abatagatifujwe bakennye, muharanire gufata neza abashyitsi. Musabire umugisha ababatoteza, mubasabire umugisha aho kubavuma. Mwishimane n'abishimye, murirane n'abarira. Muhuze imitima, ntimukararikire ibibasumbye, ahubwo mwiyegereze ibiciye bugufi. Ntimukishime ubwenge bwanyu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Yeah.
leta ajya mu misozi miremire mu mujyi wa Yuda agera kwa Zakariya na Elizabeti. Nuko Elizabeti yumvise inganzo ya Mariya, umwana atwite yisimbiza mu nda, maze Elizabeti yigira Roho Mutagatifu. Arambwira agira ati ayo mugabo wo gusubiza n'umwana atwite arasingizwa. Ikesha iki kugira ngo n'umukozi wanjye agendere. Dore mbaranyumva indamutso yawe, umwana yisimbiza ibyishimo mu nda yanjye, ariko Mariya wemeye ko uzatuma izaba. Nuko Mariya nawe aravuga ati umutima wanjye urasubiza Nyagasani, kandi himbaze Imana umukiza wawe. Kuko ari ubuzima bwawe utarubaga, bose kuva ubu amasekuruza yose azagenda ushobora byose bamwe bitangaza izina rye ritandatu. Impuhwe ze isesekarizwa abamutinya bose, yagaragaje ububasha bw'amaboko ye, atatanya abantu bose birata, yahanambiye abakozi bakura ku ntebe zabo, maze akuza abinanira abashonje babwiriza ibintu, abakungu bakegera amazi. Yakobo Isirayeli umugaragu we bicaye ku mpuhwe ze, nk'uko yabwiye abakurambere bacu abigirira Aburahamu mu gihe yabuze Mariya yamaranye na Elizabeti amezi 3 abona amafaranga. Iyo ni Evanjili ntagatifu. Inyigisho isomo ry'indi amasomo atatu tumaze gutera amatwi. Isomo rya mbere ryavuye mu gitabo cya mwene Siraki, igitabo cya mwene Siraki. Hari inama, hari impanuro umubyeyi ariko umwana we umubyeyi w'umwana we, mbese nk'aho umufite wawe wanyu, nk'umurezi wawe cyangwa ushinzwe amasomo, haba hari inama ariko umwana we ukamutega amatwi kandi icyo akubwiye ntawe uhari, ntawe uhari, ukazifata nk'ubukire bw'ubukungu bukomeye ntawe uhari. Akaba twumve icyo uyu mubyeyi ari kubwira umwana we, kwigisha umwana we, kwigisha umwana we kumwumva. Aramubwiye ngo uzubahe so mu magambo no mu bikorwa. None atagenda gutyo umugisha uzabusanga. Kubaha ababyeyi, muri kubaha ababyeyi, kumvira ababyeyi, kubaha kumvira abarezi, kubaha kumvira abayobozi b'ikigo n'ababyeyi bawe. Iyo bigenze gutyo umubyeyi akomeza abwira umwana ati kuko umugisha w'umubyeyi ukomeza amazu y'abana babo, naho umuvumo wa nyina ukayarandurira mu isi. Umuvumo
mwe bana b'ishuri hano niba ushaka kuvuma na nyina niba ushaka ko tugiye kutureba ushaka kuvuma na nyina ati tugiye kutureba ushaka se guhabwa umugisha n'ababyeyi ati tugiye ushaka guhabwa umugisha n'ababyeyi umugisha rero basaba kuba umwumvira ububaha ngo basuzugure cyangwa bakabafata ukundi bashaka no kugira bakurinde kugira nabi bafanana nigeze kubabwira wa mwana akundaga gutukanyira nyina aramuvuna ajya nababwiye ko umwana yapfuye ari kugira gute ari kwishima aho yishima yakava n'iki ushaka gupfa ari kwishima n'imwe nacyo tugiye ushaka gupfa ari kwishima umuvumo w'umubyeyi ni mubi cyane umugisha w'umubyeyi ubahere kuba kumvira umubyeyi ukagira umugisha nyuma byakomeza kuba umwana ati ntukishimire ko so asuzuguritse kuko ikintu kimukoze kitaguhesha ishema ntukishimire ko so asuzuguritse ntabwo twese mufite ababyeyi bakomeye bizi bafite icyuma ababyeyi bafite ababyeyi baciriritse batujwe n'ubuhinzi bw'ubworozi nabwo rimwe na rimwe budafashije ariko uko ababyeyi bahagaze utwo babona mu buhinzi bw'ubworozi baragukoresha bakakugaburira akabonekamo n'icyo atanga ku ishuri cyo kurya bakabonamo ibikoresho ko bakora mu buhinzi bw'ubworozi uko tungana kose uyu mubyeyi akomeza ashyira umwana we ati mwana wanjye uje gushyigikira ababyeyi bawe igihe bageze mu zabukuru ubashyigikire babe hafi ubafashe kuko umuntu agenda akura n'ubwenge bugenda busaza butakara yajya ukuze cyane ujya kubona abasaza bakecuru ubwenge bwaratakaye ari gutera inkongi ariko iyo umunsi naho nabi yaba yaramushize muri siko yo kugira ngo ndari akazigere ngo gutimo nabi yaramushize ayo kushima nisiko akubwira ngo ndari akazigere ikere amusuzugura rero ubwo kumubona muri Imana izamama bityo yaba yarapfuye agafata afite ipfunwe ko abo yabyaye nta bana uyu mubyeyi akunda kubwira umwana akavuga ati naho ababyeyi b'ubwenge bwacengera bibagiriye impuhwe kandi wibuke ko nabo babaye umusore ntawe babaye inkumi ntawe uyu musore ukagira ngo uzasaza ntabwo uri kwitigisa ukagira ngo uzasaza ntabwo uri inkumi bahagaze mu muhanda nijoro n'abasore ntabwo uzasaza izo kumwe abanyeshuri abakobwa b'abanyeshuri ntabwo muja kurara mu mihanda wowe usigaye urugari nawe uza kurara mu muhanda abakora nawe uza kurara mu muhanda n'abagurisha n'abo mu nguru mu gatete mu bwoko nawe waba umusore cyangwa muri ibyo kwitegereza nawe uzasaza uzaba umukecuru uzaba umusaza uburyo bw'umwihariko nyamaze kubabwira umwana w'umusaza ubwenge bugenda gusaza butaha bityo ugomba
abantu umukecuru umutwaro amunaniro cyangwa isuka imbaraga ntazo bifite ntacyo umutwaro ntacyo isuka ntacyo gihe umugisha umuzuka zaho yerekeza yamugeza no kubabwira umuntu umukecuru ubyara nyina wa mama yafite imyaka 99 muri gifite n'ibi y'amunaniro gifite n'ibi natwe tugifite kiriya munaniro yafite imyaka 99 yajyaga njyayo kumusura umunsi umwe arambwira ati hafi kugera kuva kuri iyi si ariko nshaka kugusigira umugisha ati pfukama hano ndapfukama imbere ye nawe yaranakiriye ati komeza gupfukama umubyeyi amwigira kandi no kwimunga kuko ntakarabana n'abakarabana amwegereza imeza ibiganza yamuhereza yo kurikiranya kumva umugisha wahaye igihugu yaciye amacandwe y'umuhe mu biganza byawe byose birimo kabiri igihugu n'amagambo ubu kubona amacandwe yo mu biganza byawe yakoze mu mwaka ufite urugero wakoze kuri iyi si n'ubwo nawe uzakora kuri iyi si ni umugisha uhaye kandi numara gukura umugisha uzabona kandi umugisha uracangwa ugaruka n'abacangwa yewe umugisha umugisha w'ubwenge ngo uhaye ubwenge ngo uhaye ubona ko atari kubatiza ibiganza byo kubatiza no bitanu kubatiza no bitanu kandi akubwira ukumva ibiganza ibyo kubiri kubasa imbere hari imbere hari umugisha kubatiza gutyo akiza kwiyambira hanyuma akajya kwiyambira dufite yararenze ukagenda abakora umugisha hamwe utagiye ngo yavuga ati ngaho n'umugore ibiganza kandi umara isaha nta muntu wari wasuhuza umara isaha nta muntu wari wasuhuza kandi ubaze n'ibidangara wasanga ibidangara kugira ngo umugisha ukore urangara isaha nta muntu wari wasuhuza mu kiganza karadahise mu mufuka kugira ngo hariyo umuntu hariyo ushaka kuba ikiganza yamubwiriza kuza gusa nk'ingutu kuza gusa umugisha w'ubwenge umugisha w'igihugu uyamaze umugisha w'iki umugisha w'iki ubwenge none kabaza murabona umugisha warakoze kigaragaza ko umugisha wakoze n'ibindi mu gihe cy'imyaka kigaragaza n'iki umugisha wakoze ubwenge n'ibyo ibyo tugaragaza harimo tubiri kandi ko wakoze n'iki kandi ntabwo wakoze umugisha warakoze ntabwo warakoze tugaragaza ibyo wakoze ugakira ntabwo Bapak Muhammad Yusuf
tugacara rangujwe usohojwe tugacara
kwishimana bishimye bababaye kuzuza imitima noneho ararangiza anatwigisha kugira ubwenge. Isomo rya gatatu ivanjiri twasomeye yavuye kwandika ivanjiri yanjye abandi banditsi b'ivanjiri muzi ni bande? Ide Matayo, Yeremiya, Mariko, Yohani na Luka. Bose hamwe ni bangahe? Bane. Ariko ntabwo ari inkuru nziza niyo banditse, wowe ni inkuru nziza ya Yesu Kristo banditse mu buryo butandukanye. Ivanjiri ya Luka rero ijyanye n'umunsi mukuru w'imbazo w'umusoro cyangwa ajya gusura Elizabeth. Reka mbabaze muri bene Bikira Mariya na Elizabeth bari bafitanye isano, bapfana iki? Bafitanye isano barabyara. Bikira Mariya aja gusura Elizabeth. Bikira Mariya aja gusura Elizabeth gusaba inyama cyane ari imbere yo gukunda. Gukunda iki? Gukunda kwiba? Gukunda kwiba ubusheke? Gukunda kwiba ibigori? Umugore afasha abana babiri ariko kuzwe mu maraza kwibura neza. Nabifata amazina y'abana usenge no kujya guteka bakunda umusore bakunda umuhungu abakobwa basenge no kujya guteka umusore yewe
jambo tubiri kwinginze akambere yishimiye gusura nawe na Yesu ari kumwe nawe. Icya kabiri yari yishimiye iki ubutumwa uwo mwana w'umuryango yabikira nawe ubutumwa yaramuzaniye wo kuzamura ikindi intego yo kuzamura yishimiye ubutumwa arishima no gusura arishima kwisiza kandi ize bitarabira noneho ese bituzura roho atangira abantu yeza bitahanuye by'amagambo yana ko bahebuje abagore bose umugisha akubwira umbyaro n'umwana twite arasinzira akomeza agira ati bikesha iki kugira ngo nyina w'umutegetsi wa ahembwe bikesha iki kugira ngo wari utagatifu neza bitibuze amaye kubona anabona n'umwana mubyaro atwite abona ko ari Imana atwite abona ko ari umutegetsi atwite na cya kiganiro cyabajyanye n'umurego w'Imana Elizabeth arakibona ko utabakinika tagira umucyabajyanye n'umurego w'Imana ari yamubwiye ngo uragirwa Imana wemeye ibyo watumyeho agasingiza bamutatse Elizabeth yana atunyahambura anamwereka ikiganiro icyagariye ari umurako w'Imana cyangwa akabyemera kugira yarasaze izi mutayibona ari icyo kiganiro atwanyiriye Mariya wemeye ko ibyo watumyeho n'Imana agasingiza Roma yabo Bikira Mariya araririmba Ebe agira ngo umutima wanjye wasigizana Magnificat uyandi dunia Bikira Mariya icyambaye nk'umuhanzi n'umuririmbyi icyambaye nk'umuhanzi n'umuririmbyi murabizi korali yavuze ko Bikira Mariya yabaye umuririmbyi n'umuhanzi n'indirimbo murabizi indirimbo yahimbye Bikira korali amakorali igihugu cy'abanyamigabane Magnificat igihugu Bikira Mariya kiba n'umuhanzi w'umuririmbyi noneho nyuma yaho twagiranye kugira ngo Mariya yamaranye na Elizabeth amezi angahe mwakurikiye amezi angahe atanu yamaze kwa Elizabeth amezi angahe kumufasha Elizabeth ageze mu zabukuru aratwite aba hafi aramufasha yamazeyo amezi bivuze ngo buriya Bikira Mariya yatashe ko Elizabeth yashyize yarajyaye abyobora mu mwana kandi sede n'umuhungu Elizabeth yajyaye ide yarajya batubwira ibyakurikiyeho abashe gusigatira basina ngombwa y'indi ibyo zakorera ntabivuga ibintu akabazo n'abayobozi bakirisitu y'ubugari twamaze Bikira Mariya yabaye hafi yafashije Elizabeth Bikira Mariya we ninde wamufashije kumubaye hafi igihe yari atwite mu minsi ya nyuma yo kubyara ninde wamufashije wamubaye hafi amufasha imirimo ninde Yosefu
ikideni abakozi naho Elizabeth wamubaye hafi yakufasha uturimo n'ibikira na Bikira Mariya wamubaye hafi yakumufasha uturimo n'umugabo witwa Yose umugabo witwa Yose ese kaza bakaba basina nabo umugabo yandi kwa deni na bagenzi bandi kwa abona bagenzi babo n'urukina suko matokubali wako ise icyabo bari hafi gufora turimo mugera itanakuruka kwezira murakuja mu nabatuba n'umugabo abagabo arabakumanze suka arabakumanze bato yose abandi bagabo debi enese abandi bagabo arabakumanze Robina orana arabakumanze Jadi, awak ada bagi sebab mumu, nama kau ini, mana ada? Yosef nama kau ini, mana ada? Jadi, mumu kau muka hati kita muka wira, ane sebab itu tiada yang berharus. Itu kita tak pernah dua kali. Jangan terus sering melayu. Semua dah berada. Ini semua yang ada untuk awal itu. Tu kalau masuk lagi belajar, boleh sekali. Bukan masih konkret. Sekarang Liza Katolika utamu mrefu hamwe umwana ushoboye kandi ushoboye umwana ushoboye kandi ushoboye kwiga babaza agasubiza babaza agatsinda asiranye n'isogonderi agasere makara n'imigozi ushobora gukora ibintu utakanirwa sinakira tuje gukora tumwe tumurugo utasha kuvoma kudogo ushaka cy'amatungo cyawukizunga ukabibona kandi n'ikimana cy'amazi twara akabiteka utasha kuvoma kandi umwana kuri umurimo ashoboye no gukora yakana bakabwira ngo uza kuvoma utasha akabona ikijosi iyo ibiryo bihiye akagakurura akanzamo igishara akanywa igishara akagishara akabona ashaka kalau cara apa tu berbukan itu, kalau nak cari ceri apa wajib buat, harus. Itu harus mengfokus dengan buat. Jadi kalau tas, harus fokus. Kalau nak ada dia itu, bukan nak buat. Wajib mana mati? Jadi saya nak sah terus lalu tu. Jadi orang fokus yang punya anak sudah, orang orang itu bukan cara dia macam orang nak fokus yang punya anak, nak tak sah orang ini. Siapa ini? Ada tu. Siapa ini? Dia tu. Berapa ini orang tu? Orang suruh kali itu. Shows. Apa shows? Enggak shows.
bishoboka bishobotse bose ntabwo bashobotse niko bishoboka bishobotse bose ntibashobotse umugabo bishoboka bishobotse bashobotse umurezi bishoboka bishobotse bakora amashuri amahoro menshi nabonye abarezi bandikira abarezi babasaba kwisobanura inyuma bivuze nabi naho byiza cyane ubuyobozi bushoboka noneho insanganyamatsiko y'uyu mwaka w'amashuri turimo umunyeshuri usukuye mu ishuri ni isukuye umunyeshuri usukuye mu ishuri ni isukuye rero urashyikirisha urasukuye urasukuye wakarabye wese kuko uzana wakarabye abakarabye abandi abatakarabye umunyeshuri usukuye mu ishuri ni amashuri yanyu arasukuye oya amashuri yanyu arasukuye mugisukuye amashuri yanyu arasukuye oya mugisukuye ibigo byanyu birasukuye harimo imyeru ibikorwa birabugurwa harimo n'amasambu urukundo rutanga akayaga n'umutima birahari nza kureba ibirahuri mu madirishya ya kera ntabwo hari ibirahuri ibirahuri ntabwo byajya ibirahuri by'imyeru ibirahuri byajya ubwisungane ibirahuri byajya hano hepfo y'amakuru ibirahuri byajya ibikora ibirahuri by'amadirishya epfo kwa sukura ibirahuri birimo amaturo umunyeshuri usukuye ishuri mwese rero twitwinda ko abana bambaye kandi bashobotse nuko abanyeshuri basukuye umubiri mu bwenge umutima no mu mibanire y'abana n'abana sukuye umubiri mu bwenge umutima no mu mibanire y'abana n'abana iyo bifuza abana n'umusore w'iterambere umunsi mukuru w'indangagaciro y'Afurika y'Uburwayi bakurikije ikiganiro cy'ibitekerezo bivuye mu kureba y'Afurika bari kwigisha mu bitaro bitari ubugari Emmanuel,
basubiye mu ishuri risukuye tubisaba Imana. Twisabire natwe abarerwa kugira ngo Yezu n'umubyeyi Bikira Mariya badufashe kwirinda gukora ibidutesha agaciro, bityo tuba abana bashoboye kandi bashobotse, dusingiza Imana umudahwema tubisaba Imana.
agira na kiliziya yose. Jerusalem,
abaza guhanwa abatsinda Ukarisitiya ya mbere batsinda Ukarisitiya ya mbere ntabwo bahanwa uzamanza Ukarisitiya ya mbere umaze atsinda Ukarisitiya ya mbere agahanwa abari Ukarisitiya ni icyaha Ukarisitiya Abagabo rero ni abatsinze Ukarisitiya ya mbere kandi nabo biteguye kugira ngo barahamwe kugira ngo baba batsinze Ukarisitiya ya mbere. Hanyuma abatumiwe neza Nyagasani iyo nama ari maze kuzigaragara